harakabaho umunsi Imana yakuduhaye, uraza utubera umugisha. Wari nyangamugayo, wari ntangarugero, hahirwa abakumenya ukiriho. Wari uw'agaciro kuri twese, nzagukumbura. Wampaye ibyishimo kenshi, nzagukumbura. Nawe ugiye uzagubwa neza, nzagukumbura. Iyakumpaye irakwisubije hakiri kare nkigukeneye. Oya simbyumva umutima ntubyakira, aho uzi byose mpora n'ibituma nkwibuka. Usigiye icyuho ntawagusimbuka. It's you and me, and we meant to be one. Sinakutana takara tuzasazana in my family. Oh, aho ndebye hose mpura n'ibituma nkwibuka. Usigiye icyuho ntawagusimbuka. Naomba sana, naomba dua, nisije zingua. Nobody. Oh, aho ndebye hose. Nitwa NSHIZIRUNGU yari mukuru wanjye, ariko ntabwo nabufata nka mukuru wanjye, twari nk'impanga kandi turi n'inshuti cyane. NSHIZIRUNGU ukuntu muzi nk'umuntu w'umunyamahoro, umugabo witonda, ucisha make, ukunda abantu ariko agakunda abana cyane. Ndibuka kera muri za 1996 ahantu twari dutuye, muri quartier ahantu hose abana bose babaga bari kumwe nawe bamwitaga Ticyo. Nako kazi nagira ngo abantu muri famille bose bakamuzo ka Ticyo, kuko yakundaga ahantu hari abana akabakusanya, ugasanga arimo arabigisha, arimo arabaha amasomo. Yari umugabo mwiza cyane. Twabanye usibye no kuba ari umuvandimwe, ariko twanabanye noneho by'umwihariko kurusha abandi bavandimwe bose banjye. Tubana mu nzu, turarana ku gitanda, twasangiye byose. Ndibuka muri 1996 tubana ahantu mu Gasyata, babanaga na family, ariko nge nawe tukagira umwihariko wo kuba dufite inzu yacu n'undi mukuru wacu witwa John. Ariko wasangaga kenshi ngewe nawe tugendana. Nibuka umunsi umwe tujya mu mujyi, tugenda tugiye kugura imyenda yo kwambara,
bamuha ipantaro yashakaga kugura, yarandutaga ubunini mu cyo gihe. Hanyuma noneho yanga kumukwira, barangije umuntu wagurishaga aravuga ngo wowe yitware, ngo wowe urije. Ni akantu twajyaga dukunda gusererezanya, yambona akambwira ngo wowe urije. Ariko ubwo nubwo mumbona icyo gihe nari mfite nk'ibiro nka 40, ariko akambwira ati yahuraga nanjye akambwira ati wowe urije. Saho gusa kwiga muri kaminuza, we yigaga i Butare, njye niga muri Cherished. Twari dufite family, twese twarabanaga, ariko twafashe umwanzuro tuvuganye n'umuryango n'ubundi ratwemerera tujya kwibana, tujya gukodesha. Ndagenda kuko we yabaga i Butare, iyo yabaga yaje yarazaga tukabana. Arangiza no kwiga mbere abona akazi keza muri World Vision, njyewe nari nkiri umunyeshuri. Ndangije kwiga icyo gihe bamutwaye Gikongoro, niho yakoreraga. Araza asanga ahantu nabaga, arambwira ati oya wiguma aha ngaha, ngwino tujyane tujye kuba turi kumwe Gikongoro. Ndagenda tubanayo gato, baramuhindura bamuzana hano i Kigali. Nanjye mbona akazi, twarabanye tubaza Nyamirambo, tubana i Remera, kugeza igihe twarinze dukura dushaka ingo zacu, twari tukibana. Ibyagarukiye aho ngaho gusa, twakomeje kuba inshuti n'abavandimwe. Mu bavandimwe bose mfite nta muntu twajyaga duhuza nka we, twahuzaga cyane ku buryo hari ibyo twaganiraga tutabwira abafasha bacu, dufitanye amabanga menshi. Namutanze gushaka, agiye gushaka njye wabaye best man we. Si nibyo gusa, ndibuka itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, nibwo njye namujyanye kwa muganga. Umva yari yabanje kujyayo mbere, ajyana na madamu we. Madamu arampamagara ngo atari kote hari ukuntu mbona atameze neza, ati kandi njyewe ntabwo arimo kunyumva neza. Arimo ndamubwira ngo tugende, akaba ngo numva ameze neza. Turajyana na madamu we tumujyana kwa muganga. Nibwo basanze bavuga bati bamukoreye ibizami, nari kumwe nawe na madamu we. Baravuga bati ariko turabona afite ikibyimba mu nda, mu gifu, ariko ni gito cyane. Mu by'ukuri abantu baragerageje, na murumuna we Dr. Mugabo n'abandi baganga baravuga bati ntago bikaze, kandi koko ntago byari bikomeye. Bamuha imiti, rwose ikibyimba kiranashira, kiragabanyuka ku rwego rugaragara. Mvugana nawe kuwa gatatu w'iki cyumweru, ambwira ati ubu ngubu rwose ndi mutaraga ameze neza. Hanyuma kuwa kane arambwira ati ariko narwayemo, nagize malariya. Ndaza kumureba aha ngaha kuwa kane, twari kumwe nimugoroba. Navuye aha ngaha mu masaa 2 iwe, ndataha afite intege nkeya, ariko ubona atari ibintu bikabije. Bwagiye kugera nka saa 11, madamu warampamagara arambwira ati ariko ati umuntu burya yaje kuremba, ati yabuze umwuka, tumutwara kwa muganga. Saa 11 nanjye nahise mbyuka uwo mwanya, turagenda na madamu tujya kumureba. Tugezeyo dusanga nyine umugabo bamushyize muri ICU. Twavuganye ijambo nibuka twavuganye rya nyuma, naramubajije niko ndeba uri wiki nta hantu urimo kubabara. Arambwira ati ntaho, ati nta hantu mbabara, ati ahubwo maze iminsi imwe imiti, ati imiti yanciye intege. Ndamubwira nti cyangwa se ufite intege nkeya cyangwa se warembye tujye kwa muganga. Arambwira ati oya, ati ngewe ni imiti nanyoye, ati mavi niho numva hadafata neza. Ariko arambwira ati kugenda biramvuna. Ubundi nari ntarazanga ngo sohoke atamperekeje ngo ageze ku muryango hanze kuri gate. Ariko yari afite imbaraga nkeya, ambwira ko nta na hamwe ababara. Gusa arambwira ati reka nduhukeho, nanyoye umuti ku arteme, nari narwaye malariya. Ati yanciye intege, musiga muri salo. Niho bwari ubwa mbere nza
kumureba cyangwa se kuko inshuti twasuranaga kenshi nza kumureba nkasiga akananirwa kumperekeza, kandi atari uko arembye gusa kubera intege nkeya yari afite z'imiti yanyoye. Tuzamukumbura, tuzamukunda, Imana imuhe iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze umuryango. Murakoze, nitwa Umulisa Cynthia. Emmanuel Nshizirungu yari data wacu, yari murumuna wa papa. Twakundaga kumwita Papito kubera ko kera nyiri muto barambwiye ngo uyu nguyu ni papa muto, no kuko nari umwana mwita Papito biramufata nyine dukora tuzi ko yitwa Papito tumwita Papito. Rero Papito icyo namuvugaho muri rusange, Papito yari umuntu mwiza kuko twebwe papa wacu yapfuye turi abana turi batoya, so Papito niwe twakuze tubona, ariko yatumye yamekinze sure ko tugira childhood nziza. Papito twaramubonye everywhere we needed him, yaragaragaye mu buzima bwacu. Nibuka ibintu byinshi cyane kuri Papito, ntago nabasha kubivuga aka kanya ngo mbisoze, ariko ni utuntu twinshi cyane. Ntago Papito yigeze abura. Whenever we were sick, Papito niwe twahamagaraga. Ku ishuri ryose twajyagaho niwe yazaga kudusura, yabaga hari. Ndibuka ko kera tukiri muri primary hari igihe baduhaga homework, noneho bikatunanira tukajya tumuhamagara kuri telefone ya mama tukamubaza se ibi ni iki, dusubize, akadushakira ibisubizo, akadufasha ku researchinga. Noneho rimwe aza kutugurira agatelefone kugira ngo nituzajya tumukenera tuzajya dukoresha iyo telefone tumuhamagara kugira ngo adufashe. So nuko nyine yari interested in our lives, yaradukundaga. Ikindi, everywhere, ahantu hose habaga ibikinisho by'abana, he was always there, akaza akadutwara tukishima. Yatwigishije kujya kuri church, yarazaga buri cyumweru akadutwara kuri church akanatugarura, and whenever buri gihe yajyaga mu mamisiyo, yakundaga kujya mu mamisiyo hanze akatuzana every time. Nta gihe yagendaga ngo natuzanire ikintu, buri gihe yabaga yatuzaniye ikintu. Atuzanira imyenda isa, igeze kutuzanira imyenda yo muri Kenya, udupira twa Kenya, twese twambaye udupira dusa. So Papito ni ibintu byinshi mwimukiraho. So he was involved in our lives. We never lacked. Buri gihe cyose yabaga hari ku bwacu kandi yaradukunze cyane, ntacyo twigeze tumuburana. Yahagaze mu mwanya wa papa nkuko yari buhagarare. Ntago twifuzaga ko agenda agakanya, ntago twifuzaga ko agenda vuba. Sometimes ari igihe utekereza wenda wirengagije ko ibibazo mu isi bibaho, ukumva ko umuntu azalastinga forever. So nta kundi twabigenza, niko bigomba kugenda in life. Ariko afite Imana ikomeze imuhe ku iruhuko ridashira. Ndamukunda cyane kandi I always love him. Ikindi ni kugerageza gukunda ba junior, basaza bacu, mushiki wacu.
Imana izadushoboze kugira ngo tubakunde. Murakoze. Nitwa Keza. Papito yari uncle wanjye, naramukundaga cyane cyane. Kera ndabyibuka nyiri umwana muto bajyaga bakunda kunserereza ngo ni sheri wanjye kuko namukundaga. Papito yabaye umubyeyi, yabaye a father figure mu buzima bwacu, yatubereye w'ingirakamaro cyane. Yaradusohokanaga, yajyaga akunda kutujyana kuri la plenta, tukajya ku byicungo, tukajya mu mazi akadusohokana. Yajyaga ahora aza aza ku ishuri. Nagira icyo mbura, ndabyibuka muri P6 yanjye nari mfite kujya kuri trip. Bari kudusaba nyine ku contributinga 12,000. Ndamuhamagara mubwira ko mfite trip, arayanyohereza amafaranga yo kujya muri trip. Ndabyibuka niyo hari indi event yabaye ku ishuri yo kujya hari ahantu twagombaga kujya nyine ku byicungo, baduhereza ama flyers ku ishuri. Nabwo ndamuhamagara araza, turajyana njye nawe turi babiri. Nyine he was a father. Aho tutagize nyine our own father, yarahatubereye. Yamakinze sure ko tudafilinga iyo gap yo kuba nyine twarakuze without a dad. He was our father. Yaradukundaga cyane. Iyo narwaraga najyaga nkunda kurwara nkagira nk'amakrize saa 9 z'ijoro, mama akamuhamagara akaba ari uza akatujyana, akirirwana natwe kwa muganga. Nyine he was the best uncle I've ever had. Yaje muri graduation yanjye, yaje nyine nta hantu na hamwe nagiraga an important event in my life ngo abure kuza. Yari uw'agaciro kenshi cyane mu buzima bwanjye. Uyu mwaka utangira twizihiza new year, nibwo nyine twari turi kumwe. Arangije aramfata nshyira ku ruhande, arambwira ngo do you know that I love you? Ndamubwira ati I know and I love you too. And ntabwo nari nzi ko nyine that is the last time. Gusa ahari ndabizi ko ameze neza, ari kumwe n'Imana. Ndabizi ko ubu ngubu yaruhutse. Ndamwifuriza kuruhuka mu mahoro. Ndamukunda cyane and the only way to repay him ni gukundana ba junior, kuko they are also my siblings. Nkabakunda and I try to repay him kubw'ibyo yankoreye byose, kuko yambereye umubyeyi. Ndamwifuriza iruhuko ridashira, akomeze kuruhukira mu mahoro. Hanyuma icyo namwitura kubw'ibyo yankoreye byose ni ukuzakunda aba junior, nkabakunda cyane, nkababa hafi nk'uko nawe yatubaye hafi. Murakoze. Nitwa Umutesi Nadege. Emma yari musaza wanjye, ba papa baravukana. Njye nakuze Emma, namenye ubwenge Emma tubana kandi Kigali. Twamwitaga teacher, sinzi niba ari uko yari umwarimu, nakuze tumwita teacher. Emma yari musaza wacu mwiza, yaradukundaga. Emma nta kintu cyabaga umuryango ngabure. Ndibuka ko ikintu cyose cyabaga kigiye kuba ari Emma twahamagaraga, ngahamagara abantu watumire. Ndibuka nko ku bukwe bwanjye nta bantu nigeze ntumira kuko nzi ko Emma ahari. Yaraje dukora liste y'abantu aba ari utumira, ama invitation aba ari we nyahanicira, ntuje nzi ko ibintu bikorwa kandi bigakorwa neza. Emma yaradukundaga, yaritangaga. Biragoye ko twavuga ko no mu muryango hari undi muntu ufite urukundo nk'urwa Emma no kwitanga. Tuze umuntu w'agaciro, w'umumaro. Imana izadushoboze gukunda abana be nk'uko nawe yatwitangiraga, ndetse tuhabe ntibazagire icyo babura umuryango uhari. Mwifurije iruhuko ridashira, Imana imwakire kandi nizeye ko ari mu ijuru kuko yararikoreye. Nitwa Francis Mugabo.
NSHIZIRUNGU Emmanuel ni mukuru wanjye, twarabanye kuva kera kuko twari turi mu mahanga kwiga mu mashuri, twarabanaga kuva za Uganda kugera no mu Rwanda. Yari umuntu rero utamenya icyamurakaje, wanga n'amahane, ukunda amahoro, ku buryo aho kugira ngo mugire icyo mupfa ahubwo yakubisa akakwihorera kugeza igihe wumva wowe ubwawe uturije cyangwa utagifite umutima w'amahane. Twabanye rero kuva kera tukiri bato, dukurikira ari imirimo yo mu rugo, ari ku ishuri, ari gukina umupira, byose twabaga turi kumwe. Hari iby'abana barwana, nzi ko ari wenyine twabaga turi kumwe, bashobora kuba niba nayenderanye cyangwa se nawe yenderanye twashobora kurengera undi. Nuko rero njye naje hari imyaka yageze sinabana nawe kuko nagiye mu kandi kazi gatuma hari igihe nabaga ntari kumwe, ariko n'ubundi ni umuntu wakundaga kumenya gukurikirana abe abavandimwe, ari aba hafi cyangwa abakure, akamenya kubitaho no kubatanga. Nzi ko ari umuntu wampaga amakuru ya bene wacu bose abo naheruka, abo twaturanye kuva kera, abaturanyi twaturanye kuva muri za Uganda kugeza ubu. Iyo nashaka kumenya amakuru niwe wayampaga. So rero mu mezi ashize nka 5 nibwo yagize uburwayi, twagumye dukurikirana tubona bumeze neza, baganga bamukurikirana tubona kandi biri mu nzira nziza, kugeza aho ari ubuvuzi yagomba gufata mu gihe runaka bwa buri byumweru bibiri, ngo bwamaze amezi 2, ariko ubwo buvuzi bugaca intege umubiri, kugeza aho yarangije doze ya nyuma mu cyumweru, bibuka ko hari nko kuwa 2, ategezamo icyumweru kugira ngo aze gukora control twayikoze, tubona koko indwara irimo iragenda igabanuka, iragenda rwose cyo kugero cyiza, gutanga icyizere ko no gukira igiye gukira. Ariko ku by'ibyago, kubera ko iyo miti nabwo ubwayo ica intege umubiri, abasirikare b'umubiri bakagabanuka, byatumye afatwa na malariya n'umusonga ku buryo bwihuse, bizahaza umubiri. Iminsi nk'ibiri gusa nibwo yafashwe no kuremba no kujya muri koma no kwitaba Imana. Asize icyuho rero umuryango wacu, asize icyuho umuryango wasigaye muri rusange, noneho by'umwihariko mu nzu yo kwa Sebagaramba ko niwe mukuru wari usigayemo, urumva ko ari icyuho kinini. Tuzajya tumwibukira ku rukundo yakundaga umuryango, barumuna be n'abandi bavandimwe bose. Imana imuheruke ridashira. Nitwa Mbabazi Emmanuel, NSHIZIRUNGU Emmanuel ni muramu wanjye, ese wabo w'abana banjye. Ikintu namuvugaho gikomeye cyane ni urukundo yagiraga urukundo rudasanzwe, arirwo ruzatuma tumukumbura igihe cyose. Yankundiraga abana ku buryo budasubirwaho, bizatuma mukumbura cyane. Ahantu bari bageze hari heza, twicarana nawe tukabiganira. Babuze papa wabo bakiri bato cyane, ari impinja, asigarana nabo, ababera papito mwiza. Umukobwa wanjye mukuru niwe ndaza kuguma kumwita papito, kubera yuko umukobwa mukuru wanjye niwe wari mwese akiri mutoya,
baramubwiye ngo ni papa muto, noneho we nyine kuko yari ataramenya kuvuga neza avuga papito. Emma rero yari papito, ni papito, azahora ari papito ku buzima bw'abana banjye, ku buzima bwanjye. Yankundiye abana, ntacyo bamuburanye, yashoboraga gukora yaragikoze. Bakiri batoya, ndahamya neza ko nta hantu na hamwe hari ibikinisho by'abana abana batemberera atigeze abageza. Ahantu hose yagerageje kubajyanayo, yagerageje kubaha umunezero, agerageza kubakunda. Nako si no kugerageza, yarabakunze. Nta kigo na kimwe abana banjye bizeho atagezeho. Ari n'inkumi, abo babereye bakuru barakinaga, akabaheka bafite amabere mu gituza. Bamukumbura. Ikintu kimbabaje ni uko twari dufite ibyo tuganira cyane, ubu none aho twari tugeze ntabwo twari tukiganya. Nicaraga nawe tukaganira kuko twaraniganye, twari tugeze aho tuganira tugapanga ubukwe uko tuzashyingira abakobwa be. Agatera urwenya ambwira ngo nzatera umusatsi kuko yari amaze kugira uruhara, akambwira ngo nzamubwire hakiri kare ngo azabanze atera umusatsi. None ikintu kinteye agahinda, hagiye batamwambitse ingofero. Hagiye batamwambitse ingofero. Ndashima Imana ko yamuduhaye, kandi ndashima Imana ko nashatse mu muryango wabo. Ni abantu bakozwe mu rukundo, ni abantu bakunda, n'abaramu bagenda bafite abandi barahari barankunda cyane. Ariko igihe cyose nzajya mbabona, mbona icyuho cye, abakobwa tuzabashyingira, ariko igihe cyose nzajya mbona icyuho cye. Ikindi ntakwibagirwa kuvuga, inkundi y'abana bakiri bato bikajya bituma abakobwa bamubenga kubera ukuntu yabakundaga ahantu hose ari kumwe nabo. Ikintu kimbabaje nuko Joy wamwemeye nanywereye ku gikombe cy'umushari nanywereyeho, Papito asize utwana tw'impinja, umugore wapfakaye kare akiri muto cyane. Sinavuga ngo hari icyo nzamumarira gikomeye, ariko nzaba hafi y'umuryango we, nzamukundira abana nanjye nk'uko yankundiye abanjye. Umugore we azarwara murwaze, azarwaza mube hafi. Ndashima n'Imana kuko ari n'inshuti yanjye.
ubuzima tumubuze akiri muto cyane, ntabwo abana be hari uzabakunda nk'uko yabakundaga. Ariko Imana irahari izabarera, kandi izabarera neza, ntacyo bazayiburana kuko narayibonye ikora. Nzamukumbura, Imana imuhe iruhuko ridashira. Mwiriwe. Nitwa Sabiti nsigaye Alex Nshizirungu, n'umwana wanjye, umuhungu wa mukuru wanjye, ariko ni umwana twabanye cyane. Umwana twabanye kuva kivuka, ku muryango wari hamwe, wari utuye hamwe, tubana nyine nk'uko imiryango kera yabanaga neza, ikaba ituye hamwe yose ubu ngubu abantu bagiye batatana. Twari dutuye hamwe rero rwose, avukira imbere, akurira imbere yanjye. Twatandukanyeho igihe najyaga ngiye mu gisirikare, twongera kubonana mu Rwanda, wenda na Uganda no mu gisirikare twabonanaga gake, ariko tukabonana. Twongeye kubonana rero mu Rwanda, aza umusaza mukuru wanjye atura mu Kagitumba, Nshizirungu ajya kwigira i Butare, nyuma yaje gukoraho, ariko nyuma ajya kwiga i Butare. Yigira i Butare rero, iyo yaruhukaga yaruhukiraga iwanjye. Urumva ko twabanaga kenshi, twabaga turi kumwe. Ari umwana mu rugo, umwana w'amahoro, utanga amahoro cyane, ufite akamaro cyane rwose. Yabanaga na murumuna we Innocent Kayingana, ndetse na John Nkuruziza nawe twarabanaga, basanga mbese ari abana bose beza bari mu rugo. Nyuma yaho rero arangiza kwiga, arakora, dukomeza kubana nk'umwana mu muryango, mbese umuntu ubona muzima mu muryango. Naje kubazwa nuko yarongoye ntari, arongora ngiye hanze, birambabaza cyane. Ajya kurongora, icyo kora nari nsize mvuye gufata irembo, njyana na mukuru wanjye Sharangabo, dufata irembo. Mbona rero akazi hanze, kandi ntahita ngaruka, arongora ntahari, nta kundi najya kugira, ubukwe buba ntahari. Nyuma yaho ngarukiye, twakomeje kubana. Ubwo rero uyu munsi kubeshya ibihe turimo, ntabwo nakeka ko twazabigiramo. Ngiye maze kumenya ko arwaye, menye ko arwaye kansa, nabanje kubirwa na murumuna we Innocent, yamujyanye kwa muganga, arambwira ati arwaye kansa. Nyuma njya kujyayo, turabonana, nza kujya mu rugo, turabonana, turaganira. Mu by'ukuri igihe isengesho rya mbere naseze umutima wanjye nabw'Imana, ntibumbabarire Nshizirungu no kuzashyingura Nshizirungu. Numvaga ntifuza kuzabona ikiriyo cya Nshizirungu. Nabisabye Imana, ariko ntabwo bikunze, kuko navuga nti yego ntibivuze ngo nifuza wenda guhita mpfa, ariko navuga ngo numvaga nizeye ko ari we wazashyingura. Niko nabitekerezaga rwose, kandi cyari icyifuzo cyanjye. Numva mfite icyizere ko nanapfuye Nshizirungu. Wenda ikindi nakongeraho mbere yo gusoza, nuko mukuru we yitabye Imana, sinibuka neza umwaka, ariko waje mu 2002, ariko kuva nyana bapfuye yasize abana bato. Icyo nababwira nuko mu muryango nta cyuho twigeze tugira, ntabwo twigeze tumenya ko abana badafite isi, kubera Nshizirungu yari ahari, yafashe inshingano zo kurera abana ba mukuru. Bose ararera, sinavuga ngo nta hantu namwe twigeze tubona ko abana bababaye. Yafashe inshingano nk'umubyeyi rwose, ngira ngo wenda nabyo yatumye ndetse yemeza no
ko baretse gushaka agashaka abana bakuze. Murumva rero umuntu koko ni inshingano yavukanye umutima we mu muryango, murumva akamaro yari afite. By'umwihariko sinzi uko nabisobanura, uretse nawe kuba dufitanye iyo relationship y'amaraso, yari inshuti yanjye ariko ntafite uko nasobanura. Inshuti yanjye magara, ntabwo kubisobanura ntabwo byanyorohera, nk'uko abandi bose inshuti ze bababaye, yewe murumva ko byaba bimeze. Murakoze. Nitwa Winnie Uwimbabazi. Emma ni umusaza wanjye na papa baravukana. Emma tuziranye imyaka myinshi kuva muri 2007 tukirangiza secondary. Emma baratwakiriye neza muri Kigali, nibwo twari tukiza muri Kigali. Emma aratwakira, tubera imfura, tubera inyangamugayo. Emma twereka urukundo, Emma aradufasha, aratukayidinga. Mu by'ukuri kuva icyo gihe Emma tubera umuvandimwe mwiza, aradufasha. Twari benshi, twisangaga iwe turi benshi muri ghetto ye, ariko akatwakira neza. Emma ari umuntu utikubira, Emma akadufasha twese uko tungana, akadufasha uko turi. Emma mu by'ukuri ukabona ukuntu akunze abavandimwe, ukabona ukuntu adufitiye urukundo n'urugwiro. Kujya kwa Emma ntibyasabaga ko tubanza kumutelefona ngo tumubwire ngo turaje, buri umwe wese yaribwiriza ukabona arahageze, ntawaterefone, afite inzu ntoya y'ibyumba 2 icyo gihe ngira ngo, ariko twese tukagenda tukabyiganiramo, nta muhungu nta mukobwa, twese ugasanga turabyiganiramo ko tungana, kandi ukabona hari urwo rukundo, ukabona biraryoshye, biraturyoheye twese. Emma mu by'ukuri yatwitayeho, Emma yari inyangamugayo, Emma ni umuvandimwe mwiza. Emma akagira uburyo atuzamo cyane, yivugira ibintu atuje kandi birimo urwenya rwinshi, agakunda gusetsa, agakunda utuntu dusekeje, agahora azana ubufilime bw'abanyankore utamenya bukura busekeje, agahora azana utuntu tw'uduteatire dusekeje, niwe wajyaga azana ubuntu busekeje bwose. Emma akamenya kwigana abantu b'amateatire, ibintu bisekeje byose. Emma ugahora ubona nyine yuko ari umuntu uhora ari ahantu yishimye, ushaka ibintu byo kwishima gusa, utamubonana umushinga, utamubonana umutima mubi. Emma nta kwikubira ko ngo ubone nyine ni wa muntu wirebaho cyane, ukabona ashaka ko abavandimwe bamera neza, ashaka ko abavandimwe batera imbere. Emma ugasanga nyine ni inkingi ya mwamba y'umuryango, buri umwe wese ashaka yuko amera neza. Mu by'ukuri rero Emma turamubuze, tubuze inyangamugayo, tubuze umuntu wadukodinetingira ibintu by'umuryango, yaba gupfusha, yaba kugira ibirori by'ubukwe. Emma wasangaga ariwe coordinator dufite, ukurikirana cyane, we na Inosa bagafatanya ibintu bakabishyira ku murongo, bagakunda famille bakayitaho. Ariko Emma araducitse, tubuze amaboko, tubuze imbaraga, tubuze umuntu w'inyangamugayo, tubuze umuntu mu by'ukuri, tubuze umuntu. Emma ugiye, twari tukigukeneye, abana bari bakigukeneye n'umugore, size abana bato, size umugore, ariko Imana izakurerera, nk'uko nawe witaye ku bandi, Imana izakwitura ineza wagize, izakurerera nawe. Abana bawe nta kabuza bazakura neza, igendere neza, twari tukigukeneye ariko nta mahitamo dufite, itahire, tuzagusangayo natwe. Mwiriwe neza, nitwa Mama Mutesi, amazina yanjye asanzwe nitwa Mukayisa Marie Claire. Nshizirungu yari umwana wanjye kuko ndi umudamu wa se wabo. Kuvuga Nshizirungu ntabwo byoroshye mu by'ukuri, ntabwo namutandukanya n'abana nabyaye.
twamukundaga cyane cyane cyane, yari nk'imfura yacu. Rero tubuze umwana mu by'ukuri. Ndaza kuvangamo wenda ururimi mutamenyereye Igifaransa, ndashaka kuvuga ko yari toujours présent, ni ukuvuga buri gihe twamukeneraga, twamubonaga, yari committed mu bintu byose. Umva, aho umugabo atari, Sabiti, Innocent na Nshizirungu babaga bahari. Nta kibazo na kimwe numvaga mfite na kimwe, ariko mwa bantu mwe mubyumve, ari kuri jye ari no ku bana banjye. Rero mwumve ko dutakaje inkoramutima, tubuze umwana dukunda cyane cyane mu muryango. W'imico myiza, witanga bidasanzwe, wiyibagirwa akamenya abandi. Nako mwese muramuzi, njye numva nta byinshi namuvugaho, kuko kumva ko Nshizirungu atakiturimo ni ibintu biremereye, ariko nta kundi tugomba kubyakira kuko nta choice dufite. Icyo mwifurije ni ukuruhukira heza, Imana imwakire. Uko tumuvuga neza n'Imana iramuzi kuturusha. Nshizirungu umwana wacu, mukunzi wacu, ikibondo cyacu, uruhukire mu mahoro. Murakoze. Nitwa Allen Mbabazi. Emma yari muramu wanjye, umugabo wanjye barakurikirana. Emma tubuze inshuti yacu ya hafi, tubuze inshuti yacu magara, tubuze umuvandimwe. Biragoye no kubona ukuntu umuntu abivuga, biragoye cyane, ariko Imana izadukomeza. Emma ikintu gikomeye cyane mwibukiraho, dukora ubukwe njyewe n'umugabo wanjye, ntabwo umugabo wanjye ntabwo yari ahari mu Rwanda. Nyine numvaga bigoye gutegura ubukwe n'umuntu udahari, ariko arambwira ati humura, hari brother wanjye uhari witwa Emma, urwo rugendo muzarugenda naho kandi nzasanga ibintu byose Imana biteguye neza. Niko byagenze. Emma ni umuntu ukora ibintu nk'uwikorera, buri kintu cyose agiyemo yakijyanagamo n'umutima we wose, kandi akagikora neza with perfection, akagikora nk'uwikorera. Yadukundiraga abana nyine nka uncle wabo, akadusura kenshi, akababa hafi. Nyine yari umunyarukundo, yari umugwaneza, yari umunyamahoro, yacishaga make. Emma sinzi ko Imana yatugiye kure, twabona uko tuyibona tukayibaza, ikatubwira ikintu cyatumye dutwara Emma. Ariko nyine Imana nta muntu uyibaza, izadukomeza, tuzamukumbura. Imana imuhire ubukwe ridashira. Murakoze. Nitwa Richard Kazungu Kazora. Icyo navuga kuri Emma ni nko mu bintu nka bitatu. Emma yari umunyamahoro, yagiraga urukundo, yari n'umuntu ushyigikira abantu kenshi. Emma yabanye natwe, twabanye nawe mu bihe byari bikomeye, twari dukeneye ubufasha muri Kigali, twari dukeneye ubufasha mu mashuri twigaga, kuko nanjye twahuye muri 2008 njya kwiga i Butare. Nubwo na mbere yaho twari twarahuye, ariko nibwo twasaga naho tugiye kubana mu gihe kinini. Yamfashije kumenyera ubuzima bwa kaminuza, amuzana mugabo murumuna we, ko niwe nawe yigaga. Mbona icumbi bitangoye, mbona uburyo bwa support muri guidance, kuko ntabwo byari byoroshye. Nubwo umuntu yari mukuru, ariko yabasaga naho bikeneye ko ugira umuntu ku biruhande. Ntabwo yari jyewe gusa, kuko akenshi muri urwo rugwiro rwe Emma twahuriraga mu rugo rwe turi abantu benshi, hari abavandimwe,
ari nabo tudafite n'icyo dupfana ariko ugasanga twese turaba muri iyo nzu ari inzu y'urugwiro ari inzu yakira buri muntu wese ariko isoko y'ibyo byose ndetse n'inkingi twese twari twigamiyeho yari Emma. Twajya no gutaha twajya gusubira ku ishuri akaduhereza amatike naho ndagirije nakomeje kubana nawe kugeza igihe nanjye nagize inshingano zanjye ndagenda ndamusezera ndamubwira ngiye kwibana kuko yari afite nawe inshingano nyinshi. Abana benshi barangizaga za segonderi baza mu rugo biba ngombwa ko dutandukana ariko mu gihe nyacyo na nyuma yaho nibwo yatangiye process yo gushaka kuko nawe yashakaga kwitegura kugira ngo ashake. Ikindi navuga ku cy'ubuntu Emma yahuje abasigaye twari twicaye ahantu tuzana igitekerezo cyo kuvuga ngo adushyiraho group ihuza abasigaye. Icyo kintu cyatumye tumenya n'abantu tutari tuzi muzi background y'igihugu history abantu bagiye bahungira bitandukanye tumenyana n'abavuye za Burundi tumenyana n'abavuye za Congo ngira ngo n'izina yarazweho kenshi ni admin naho ryaturutse kuko abantu benshi bagiye bamwisangamo kubera ko igitekerezo niwe wagishyize mu bikorwa niwe creatinze group dutangira guhura. Ikindi wenda cy'ubufasha tunavuga ngo yafashaga abantu ari abazi ari nabo badafite icyo bapfana. Ndibuka hari akana kadutekeraga umunsi umwe kakajya kabyuka kakagenda kakajya kwiga moto bukeye karavuga ngo kabonye perime kavuze ngo kabonye perime Emma bimufataho nk'umuntu washyigikiraga abantu ari abo bavukana ari nabo batavukana. Ndibuka yampaye amafaranga 1,200,000 arambwira ngo ngende nkagurire moto ndagenda mu mujyi nkagurira moto bemeranya ko kazajya gakora kamusubiza ariko ntekereza ko bwari uburyo bwo kugira ngo kashyiremo imbaraga ko kurangara ariko mbabwije kuri uyu munsi nuko ako kana uretse n'iyo moto kaje no kwiga imodoka uyu munsi gakora mu bigo bikomeye muri iki gihugu cyahora yizanigira ngo kaje gushaka Emma ari ukabereye umubyeyi ubukwe twabutashye nk'ubw'umuvandimwe wacu arakarera kugeza igihe nako kakuriye karashaka. Murumva ko ni ibintu bikomeye mu by'ukuri. Emma yari umuntu udasanzwe mu mahoro ye buri muntu yisangagamo mu bwiza bwe twamwisanzuragaho tukabaho ngaho buri muntu wese akaza kwa Emma kandi nawe yari umusiribateri nkatwe twese ariko akaturera nk'umubyeyi yari afite izo nshingano muri we. Abana natwe aratuyobora muri uyu mujyi aho twarangirije abantu iyo bakiri bato bari excited aratuyobora twereka inzira. Navuga ngo umuryango we abana be umugore we kabone n'ubwo Emma agiye ariko asize umurage mwiza ku isi asize urukundo asize abo yafashije. Imana izamuhereza iruhuko ridashira kandi izamurera abana. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nyamwesa Joseph. Mbere na mbere banze kubasuhuza kandi nabashimira mu by'ukuri abantu mwese ndabashimira ko mwabaye hafi yacu mwaradutabaye ndabibashimiye cyane. Mfashe uyu mwanya kugira ngo mvuge kuri nyakwigendera mukuru wanjye. Sinzi bari mukuru wanjye gusa yabaye mukuru wanjye yabaye umubyeyi wanjye. Njya kumenya ubwenge mu by'ukuri Emma wenda sinzi icyo navuga. Njyewe ubuzima bwanjye bwose yabugizemo uruhare 100%. Ari kugira ngo nige mu by'ukuri hari ukuntu umuntu agira ibyago twagiye tugira ibyago mu miryango pe. Hari na data yarapfuye ariko we wenda ku myaka ye
nubwo nawe navuga ngo yari myinshi, ariko wenda we ko ku myaka 70 ingahe umuntu wari waravutse 36 apfa 2007, wenda kuri we ari ukuntu byakumvikana. Kandi noneho n'icyongeyeho yararwaye, turamurwaza araremba, turabibona, aranitahira araruhuka. Kwarababaye yego, umubyeyi kubura umubyeyi, ariko Emmanuel we ubundi mu buzima hari impfu umuntu zitashobora kuva mu mutwe w'umuntu. Narabaje dupfusha mukuru wacu Nyanaba. Nyanaba arapfa, yaradusezeye pe, ko ndibuka ajya gupfa yaje gushyingura bamubikiye Kabarore, amaze gushyingura aramanuka aza kudusura Kagitumba, araza adusura, ndabyibuka njye n'akana aratuzamura tujya mu ifamu, arangiza aratubwira atari ko abantu b'abagabo tubukoko atwereka ifamu nk'utu duti ntago mwafata agasuka mukajya mukura utu duti murimbura uduti mu ifamu, umuntu yashyiraho amafaranga muhari. Ni bakuru banjye ariko umutima bafite sinzi wenda twebwe muri twebwe ko hari uzawushobora. Emmanuel ubwo ngiye kuvuga Emmanuel mana ari inshuti zanjye twiganaga segonderi zari zizi Emmanuel nawe utari umuzi, kuko usibye no gufasha njye no kunsura ku ishuri nabo yansanganaga nabo ubwabo, ntago yarubanuraga wenda kwa kundi ngo mujye muri kantine, yaratujyanaga abo asanganye nabo gusa byonye. So kuvuga wenda kuri uyu munsi biragoye, nta nubwo umuntu yavuga uko bikwiye, ntabwo yavuga ikiri ku mutima neza kivuge. Nimugoroba bavuze Karuhango uko yabisobanuye niko kuri. Emmanuel yacumbikiraga abavukana nabo n'abatavukana nabo, bimvuga hari ababihamya wenda njye bashobora kuvuga wenda n'ubuvandimwe mbivugira cyangwa iki, yaradufashije pe mu buryo bushoboka. None aritahiye atashye kare pe, sinzi ibintu nagumye kubitekereza, ndavuga si bundi bukoko ko se bagaramba kuki turimo gupfa gutya, umuntu agapfa asize abana b'impinja. Niko byagenze kuri mukuru wacu Nyanaba, ko bigenze kuri Emmanuel. Gusa wenda kaminira soze nihanganisha abantu bose, nihanganisha madamu we Joy wihangane, nihanganisha bakuru banjye barumuna banjye bashiki banjye, mwihangane umugambi w'Imana, Imana yamuhamagaye, mufiteho umugambi kandi mwiza. Ndumva nta bindi navuga nsorejeho. Murakoze. Nitwa Uberewe Beata, nkaba ndi mushiki wa Nshizirungu. Nshizirungu
namumenye tukirangiza segonderi nari umwana pe papa akajya ngiye na mukuru wanjye papa akajya tujyana mu bafamiliye bacu tukabasura tukamenyana rero nibwo twaje kumenyana na Nshizirungu njye niba mbyibuka twamenyanye 2013 cyangwa 2014 niho namenye Nshizirungu nyine ukabona aragukunze akakubaza amakuru akakubaza ibintu wize nyine rimwe akanabahamagara ngo rero ngo dufite guhura nk'umuryango ngo twongere tumenyane ukamubwira uti wenda nta tike mfite ukabona kohereje amafaranga y'itike nyine Nshizirungu yari afite urukundo ruri naturel ntabwo ari urukundo ubona yajyaga kwihingamo rwari urukundo nyine Imana yamwihereye agakunda umukuru agakunda uruhinja nyine umuntu wese ku rugero rwe yaramukundaga pe Nshizirungu niwe muntu wasuraga abantu kumva arabahamagaye urugero nibuka hari nka murumuna wacu yigeze kubyara umwana w'agaprimatire aratworganiza tujya kumusura ndabyibuka twagenze ari nijoro umuntu agenda agwagwana ariko akaza akabafata mu modoka ye akabajyana nta tike watanze ntaki nyine Nshizirungu afite urukundo rwinshi pe njye rero byaje kuba agahebuzo hari ibintu nakoraga ariko nkakora ibintu bitari bifite n'igishoro cy'ibihumbi 100 akora muri Youth Connect sinari nzi imeri sinari nzi icyongereza Nshizirungu uyu munsi nibwo nicaye muri imeri nkajya nibuka imeri yajyaga yohereza kugira ngo dukore umushinga wanjye uzemerwe bampa amafaranga yandi yo muri Youth Connect ariko nyine kubw'umugisha mbonye akazi uyu mushinga utaraninze ariko nyine Nshizirungu akomeza kudukurikirana pe ngenda bivuga wenda uyu munsi nakabaye mbivuga ndi kumwe na mukuru wanjye ariko ntahari ni byinshi ngiye nakwibukira kuri Nshizirungu nibuka ko hari akazina yanyise ukajya kumva ngo Gasongo nyine aranduta pe ariko ukuntu namufataga ibaza umuntu undusha hafi imyaka 10 ariko nkajya mubwira ngo mani bimwe nyine yari umuntu wicisha bugufi cyane ibaga hebuze rero ejo bundi narahaje nsigaye mba Mombasa ngo narampamagaye arambwira ati Gasongo bitese ni byiza wabana ngo ngiye kugusura nangatereka reka subwo ibyo bintu wabikora se Nshizirungu koko ngiye kumva ngarambwiye ngo ari ku kibuga cy'indege ndamubaze se ufite umuntu uza kugufata cyangwa tuze tugufate arambwira ngo hari imodoka iri buze kumufata nibwira umugabo wanjye tugiye kureba Nshizirungu aratubanira iminsi mike yabaye hano i Mombasa turasohokana twifotozanya ntabwo nari nzi ko ariko wenda bwa nyuma Nshizirungu ari badusezera nagahinda satani yaratwibye cyane ariko icyo navuga ni ukwihangana natwe tugakomeza umurage yadusigiye w'urukundo ntabwo nzi ko hari umuntu wanganya urukundo na Nshizirungu ariko tuzagerageza mu rukundo rukeya dufite Imana yaduhaye murakoze amazina yanjye nitwa Cherished Nyanaba Papito akaba yari uncle wanjye kuri uyu munsi ikintu navuga kuri Papito nuko yatubereye umubyeyi
Papito yatweretse urukundo in all ways, yabanye natwe everywhere, ahantu hose twajyaga kwiga yajyaga aza kudusura. Nta muntu wakoraga birthday ngo Papito ntabure kuza ngo agire n'icyo azana. Papito made sure yuko ahantu hose haba ibyicungo, ahantu hose habaye event y'abana, Papito akaza akatujyana. Papito biragoye kuba umuntu yabona icyo amuvugaho kuko yari umuntu mwiza cyane, yari umuntu mwiza uri easy going, usetsa nyine. Ntabwo kuri we wamugeragaho nyine ukisanzura ukavuga ibyo wumva wifuza byose. Nyine hari ibintu byinshi nakomeje nibuka nyine kwa kundi ibintu biza randomly, ariko nyine ndashaka gushima Papito ukuntu yadusapotingaga no mu bintu bitari umuntu yabona biri unnecessary, ariko Papito akaba yaje. Nibutse kuntu mama yabaga muri korali, noneho ikorali yabo bagira launch ya album yabo. Ndibuka ko icyo gihe Papito yaraje gusapotinga mama, agura album, nyine amera nkaho nyine yahagaze mu cyimbo cya papa neza pe, akadusapotinga. Papito tuzamukumbura, kandi Imana yashimye kumutwara izaduha imbaraga zo guhagarara n'abana be nk'uko natwe yahagararanye natwe, izaduha imbaraga zo gukunda aba junior, zo kubaba hafi in every way they need us to be, zo guhagararana na Auntie Joy. Icyo namwifurije ni iruhuko ridashira, Uwiteka amuhe amahoro, Uwiteka amugirire neza, amutuze heza, amwikamba yaharaniye kuko yarariharaniye. Murakoze. Nitwa Nabasa Sharon. Papito yari muramu wanjye, yashatse mukuru wanjye. Ubwo twari tubanye ntabwo twabanaga, ariko ubwo najyaga mfata igihe nyine nkaza tukabana, twari tubanye neza 100%. Ni umuntu utangaje cyane, ni umuntu ugira urukundo, ni umuntu utita ku uwo ari we wese, utitaye ku cyo mupfana, utitaye ku cyo nyine ku cyo wowe nawe mupfana. Ni umuntu ugira urukundo kuri buri muntu wese, ni umuntu uzirikana, ni umuntu ucaringa, ni umuntu mwiza muri make. Papito twagukundaga, njye ku giti cyanjye nagukundaga. Wari umuntu mwiza, wari umuntu utangaje, nyine wari uremwe bitangaje, wacishaga bugufi, w'umunyabwenge, ugira inama, ikintu navuga, imitima yacu irababaye cyane, birababaye cyane. Kubyakira ntabwo byoroshye, ntabwo na n'ubu kugeza na n'ubu ntabwo turabyakira, gusa Imana yo nyine ikora nk'Imana, ikora uko yishakiye. Turagukunda,
turakwifuriza ibyiza mu ijuru ukomeze uruhukire mu mahoro. Nitwa Jory Kansime. Papito ni uncle wanjye. Uncle yari umuntu mwiza cyane, ntabwo nzi ukuntu nabivuga. Yari umuntu ukunda abantu, ku bantu bose, yaba ari abazi n'abatazi, waba umubonye bwa mbere. Uncle ntabwo umuntu arimo kwakira koko atagihari, ariko imitima yacu Imana iduhereze kubyakira nk'ukuntu yakundaga gusenga. Uncle turagukunda cyane, imitima yacu irababaye, turagukunda. Imana ikomeze igutuza heza, Imana iduhereze gukunda ba Junior nk'ukuntu badukundaga. Iruhuko ridashira. Murakoze. Murakoze. Nitwa Sonia Tutanyanaba. Papito was my uncle, ariko he was more than an uncle. Papito was like a second father to me. Ibyo ndabivuga kubera ko all my life nyine guhera tukiri batoya kugeza n'ubu ngubu Papito twahoraga tumubona. Papito was always there. Papito was there iyo twabaga tugiye ku ishuri. He was there. Yazaga kujya akatujyana gusenga. Niwe muntu wazaga akatujyana. Nyine he did so much for us in our childhood, and he did so much to make sure we had the best childhood ever mu bushobozi bwe bukeya yari afite. Papito niwe muntu wa mbere yatuguriraga ibintu. Ndabyibuka yuko niwe muntu wa mbere watuguriye agatelefone gatoya, niko twamuhamagariraho. He used to take us out, akatujyana gukina za Bambino, za hehe hose, tukajya gukina nawe. Literally ikintu cyane cyose nibuka, moments nini cyane mu buzima bwanjye nibuka, Papito yahoraga ahari. He was always there. Rero Papito was our role model. He was kind. He was loving. He was someone I looked up to. Njyewe kuko Papito, he was smart, and ubuzima bwe waraburebaga nubwo tutabuganiragaho cyane. His personal life abaga ari ubwacu ubuzima turi kuvugaho, wabonaga yuko he is a role model. Yatwigishaga, the way he lived his life, yakwigishaga to be ambitious, to pursue your dreams, to work hard, and to have integrity mu bintu ukora. Kuko njye nabimuboneragaho ubuzima bw'ukuntu yabagaho nk'umuntu ufite integrity. Najyaga mbibona ukuntu yabaga ameze. So Papito was a role model to me. He was an important person mu buzima bwanjye. Papito has been there all my life. Nta na rimwe nigeze ntekereza ko there was a day that was ever gonna come Papito adahari. I always thought ko ngira ngo nzarinda mpfa Papito ahari. So ntabwo nigeze nimagine ko nzigera nicara kuvuga amagambo cyangwa kuvuga ubuzima bwa Papito, kuko nyine nkuko navuze, Papito was always there. Papito was always present. Iyo wabaga ushaka ikintu wahamagaraga Papito akakwitaba, ukamubwira a problem you have cyangwa se something that you want, ikintu icyo ari cyo cyose, and he would pick up, akakwitaba kandi akabigufashamo. Papito niwe wari, he was the second ukurikiye mama. Papito niwe muntu, iyo wabaga uri kuzuza applications, iyo wabaga uri kuzuza amafomu, ibintu biri
official umuntu watekerezaga gushiraho yabaga ari Papito, ugahita gutekereza ugashiraho Papito. None rero Papito, I cannot sum up his life mu magambo make. I can't even find the time yo kuvuga ubuzima bwe bwose. I wish ibintu byose nshaka kuvuga byaza, ariko ibyinshi bigenda biza gake gake. But one thing about Papito nzajya muza ku mutima ni ukuntu yakundaga, ni ukuntu yabaga nyine he was there for people. He was there for someone. Ni umuntu wanyigishije ko ushobora kudakora ibintu birenze, ariko umuntu nagukenera umube hafi, ugenda ubane nawe, uboneke nyine. That is the biggest lesson that Papito has taught me. That's the biggest thing that Papito has taught me. If someone needs you, gender, be there for someone. That is something Papito has taught me. Papito always made sure to make things joyful. Nyine wabonaga ubuzima buri easy, nta mpamvu yo gustressinga, nta mpamvu yo gutekereza cyane ibintu, nyine make it. Ibintu byabaga Papito ntabwo yajyaga kwereka yuko hari ikibazo, cyangwa se ngakwereke ko afite stress. Nyine ibintu byose wabonaga avuga nkaho it's gonna be okay, it's gonna be fine. Even when he was sick, tuza kumusura, twaricaye turi kureba Papito. Kera hari udufilime yatwerekaga twa comedy, nicyo kintu twakundaga kurebana. Yarazaga akatwereka filime zo gusetsa, akatwereka aba comedians. Rero tuza kumusura arwaye, nibyo bintu twarebye. Twari turi kureba amavideo ya comedy kugira ngo duseke. And even then wabonaga nubwo arwaye, he still looked at someone who it's going to be okay. Niyo mpamvu ntabwo I did not think there was ever a time where Papito would not be present. Ariko I'm grateful for nako kanya gatoya. I am so grateful ko Papito yabaye mu buzima bwanjye. I am so grateful ko basi aho I did not get to experience having my father, I experienced having Papito in my life. So I'm very grateful. Bonjour à tous, je m'appelle Isimbi Lamoyam Gabo et je suis la nièce de Papito Emma. Papito Emma, c'était mon oncle et il venait nous visiter souvent. Et quand il venait nous visiter, il venait avec sa tablette et il nous montrait de nouveaux trucs qu'on ne savait pas sur sa tablette. On aimait beaucoup notre temps avec Papito. On va beaucoup le manquer, que son âme reste en paix. Merci. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you.